Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Sports and TV. Mbaye ikaze muri iki kiganiro, ni ikiganiro tugiye kugaruka ku makuru menshi niyo mbwira ngo ni menshi atandukanye ku bakinyi benshi batangiye kuvugwa muri Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu nk'uko abanyamakuru benshi hano mu Rwanda babitangaza. Kugenda ukubita ikimvirizo muri equipe ya APR bagenda bakubwira byinshi bitandukanye, ndetse hari n'amakuru menshi atandukanye bagenda batanga ingero abakinyi bashobora kuza muri equipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, ndetse n'abakinyi equipe yatangiye kuganiza ni bande ubundi yaganirije gakomaho bikanga muri rusange. Ibyo byose ni ibihari nibyo tugiye kuba tugarukaho, ubundi ibintu bikarushaho kugenda biba ubu ryohe 5 kuri 5. Birumvikana nyuma yo kubabwira byinshi bitandukanye kuri Milton Kalisa, ndetse no kubabwira byinshi bitandukanye cyatumye ataza muri equipe ya APR, impamvu zose ziri kurandwa Vipers twazibabwiye muri rusange. Ibyo byose rero tukaba tugiye kubirebera hamwe, tugiye kureba aya amakuru navuga ko agezweho nonaha, ari zimwe muri breaking news, amwe mu makuru mashya ari kuvugwa muri equipe ya APR ku bakinyi binjira mu kwezi kwa gatandatu arangaha, ndetse n'abakinyi basohoka abo bose muri rusange ku mukinyi wariwe wese. Tubaye ikaze rero. Birumvikana hari abantu mudukurikiye bwa mbere kubera mwumvishe ko tubageza amakuru menshi, ndetse tunabereza updates zitandukanye muri equipe ya APR Football Club. Rero niba ahageze bwa mbere kuri Sports and TV, kora subscribe kugira ngo tuzongera gucikwa n'amakuru menshi azajya bagezweho 5 kuri 5. Nyemerera twebwe ntituze kubitindamo, ntituze kugendamo gake, ntituze kugira gute, ahubwo unyemerere twigire muri byinshi bitandukanye, twigire mu makuru ku buryo burambuye, tubabwire byinshi bitandukanye. Ndabizi benshi muri kuvuga muti twatinze, gusa nanone umuntu yifuza kujya muri groupe ya WhatsApp ya Sports and TV family nibwo twayikoze uyu munsi. Umuntu yifuza kujya muri groupe anyandikire kuri nimero yanjye 0790 980808. Iyo nimero niyo wambonaho umuntu ushaka kwamamaza, niyo yaduhamagara cyangwa se akatwandikira kuri WhatsApp. Ubwo ku bantu muri hanze ni +250 79009888. nuko bimeze. Ubwo so ntitwaza dutangira amakuru bundi kadutangire muri aka kanya muri equipe ya APR. Ubuyobozi bwa equipe ya APR Football Club bagashyizeho ko equipe iyariyo yose, umukinyi uwariwe wese uri muri equipe ya APR Football Club, equipe yose yabiyo mu Rwanda yabiyo hanze yarwo, izazana offre ndetse n'umukinyi akishimira kuvuga ngo nabonye offre, APR iri tayari kuganira na equipe yifuza buri mukinyi wese equipe ya APR Football Club. Icyo ni icyambere. APR iri open kuganira na buri muntu wese yifuza umukinyi, as they did to Salomon Benjamin, nkuko babikoze kuri Benjamin. Ikipe ya Arshort yaraje iganiriza equipe ya APR. Benjamin aganira n'ubuyobozi bwa equipe ya APR, amubwira ikibazo gihari, amubwira ko playing time yabaye ikibazo. APR irebye offer ya Arshort Sports Club muri Iraq, irayirebera avuga iti Salomon ntabwo tukwanze, urabona kudakina byagizwemo uruhare n'umuntu uyu igendere. APR rero mu buyobozi bwayo harimo iyo clause, that means APR Football Club are now officially business team cyangwa se business club. Ne equipe ya kipe izajya ivuga ngo umukinyi turamufite turamuryama motire arangije amasezerano agendera ubuntu. Umukinyi wese wifuzwa azaza muri equipe imwifuza, izaganira n'ubuyobozi bwa equipe bumvikana ubundi umukinyi nawe niba ari interested in a move ahita agenda. Ubwo nuko bimeze ku bijyanye na transfer kuziri open ku bakinyi basohoka muri equipe ya APR. Even uwari wese nabikubwiye yagenda, ndetse hari possibility sinzi ndi kubyumva, ariko narago nababwiye mu nyingo z'ingenzi
nako kwanza nzayishakira sije ako benshi muzatungurwa kuri Thierry Frogeri hebana muzatungurwa tu munsi na breakings ibi bintu nkavuga reka mbite hanze muzatungurwa. Tuvuye kuri ibyo ngibyo kwa APR yemera buri mukinnyi wese gushaka ikipe cyangwa se ikipe yose ushaka umukiniza kugana na ikipe ya APR ikagurisha umukinnyi. Nagira ngo babwire ko noneho bije abantu bavuga ngo bije APR yakoresheje umwaka ushize mu kugura abakinnyi APR yakoresheje miliyoni 300 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda. Izo miliyoni zonyine bakoresheje ubwo birumvikana gashyiraho na bije biri hafi muri miliyoni 700 miliyoni 900 ngira ngo ya maho ngaho miliyoni 800 na budget y'umwaka wose n'ubundi harimo ingendo ubuzima bwa equipe bwa buri munsi nuko byari bimeze. Ahubwo muri transfer mu kwezi kwa gatandatu hari mu kwezi kwa gatanu bwo APR akoraga ibintu bya bucece batekereza kujya muri ASEC Mimosa babazo yitwa Pacome Zouzoua ubu ngubu ni titulaire cyangwa se umukinnyi ngenderwa muri equipe ya Young Africans. Equipe ya APR Football Club yagiye muri ASEC Mimosa birabaza Pacome Zouzoua bati mukina amatsinda ati oya ntago naza Yanga nayibitejemo umukinnyi hitamo kujya muri Yanga. None ubu ngubu bitewe n'ikibazo nakiti cy'amafaranga atari menshi bigaterwa n'ikibazo n'ibibazo bya FIFA, equipe ya Singida Fontaine Gate yatije abakinnyi bayo ngenderwaho barimo Maruf Chakei uno munyatogo, akaza Maurice Chuku, akaza abakinnyi ba Elvis Rupia baragiye bose n'abakinnyi equipe ya Singida Fontaine Gate. Niyo mpamvu mwana abonye witwa Bamed Kagere bagenda bakajya muri za Namungo. APR Football Club iri gutekereza kuzana umukinnyi witwa Maruf Chakei. Maruf Chakei ni umukinnyi navuga ko n'ubundi style ni umukinnyi wagaragaje ko ari umukinnyi kuri level hejuru muri champion Tanzania. Yewe na chairman ya Singida Fontaine Gate aravuga ati Maruf Chakei ni umukinnyi wakina muri equipe yari yose hano ku mugabane wa Afrika. Ndetse amakipe yose mwifuza n'uburi binumvikana biroroshye na cyane ko Singida noneho fatiwe ibihano ndetse binagoranye cyane ko yakipinga abakinnyi barimo Maruf Chakei na ba Elvis Rupia na ba Maurice Chuku. Rero kipe ya Singida iri ready kwakira ama offer ashobora gukurura aba bakinnyi cyangwa se ashobora gutuma abakinnyi bava mu gihugu cya Tanzania bakajya gukina ahandi hantu. Abandi no witwa Corey Bennett. Uyu yagarutsweho biravugwa ndetse amakuru nayo ajya hanze, ariko aka kanya ari muri Munandege yo muri Zanzibar. APR aramonye muri Mapinduzi Cup. Hari amakuru avuga ko APR ishobora kongera kujya kubaza uyu mukino. Munyemerere ibindi tuze kubigarukaho, mabwene mukomeze mugire byiza, tuze kubana mu yandi makuru yacu. Ata ini Sports and TV nitwa Janvier Mukaba.